Ibihe byiza amahoro y'Imana na Nyagasani akomeze kubana namwe kuri mwe mudoma gukurikira gahunda n'ibiganiro bya Yesterday 250 ndagira ngo muraza kunyuma tugaruke kuri amakuru yakomeje kugenda atangazwa by'umwihariko ku byemezo by'inama byakomeje kugenda bifatirwa muri village urugwiro mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akomeje kugenda haganirwa kuri gahunda by'umwihariko y'ubwisungane mu kwivuza ku baturage benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko mituweli mu gihugu cy'u Rwanda akomeje kugenda izamuka cyane ndetse bakanasaba leta y'u Rwanda kuba yabagabanyiriza amwe mu mafaranga agomba kuzajyishyurwa ku bwisungane mu kwivuza dore ko abaturage benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko amafaranga ya mituweli akomeza kugenda azamuka buri ko bwije nuko buke benshi bakagaragaza ko aya mafaranga ari menshi imikorere kandi ikaba ntayo bakagaragaza ko kubona aya mafaranga mu by'ukuri byaza kuba bibagura nibyakomeje kugenda bigaragazwa ariko kandi hakomeje kugenda hafatwa ibyemezo mu nama y'abaminisitiri yatenye ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2026 abaminisitiri bakomeza kugenda bagaragaza ko bamwe mu baturage bakomeza kugenda bagaragaza imbogamizi z'amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Ikigo cy'igihugu RBC cyakomeje kugenda kibwira abaturage b'igihugu cy'u Rwanda ko bari kwiga kuri gahunda y'uko ubwisungane mu kwivuza bushobora kuba bwagabanwa mu gihe bibaye ngombwa ariko kandi bidakwiye ko ubwisungane mu kwivuza bushobora kuba bwanaguma ku myanzuro yafashwe cyangwa se ku byashyizweho bitewe nuko abaturage bafite amikoro yabo. Birakomeza kugenda bigaragazwa mu nama zikomeza kugenda zifatwa ariko kandi abaturage bakomeza kugenda bagaragaza ko amwe mu mafaranga yashyizweho kuri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza ari menshi bamwe bakagaragaza ko kuyabona ari ibintu bigoye bakavuga ko imikorere mu gihugu cy'u Rwanda rimwe na rimwe irakomeza kugenda ibura ariko kandi ugasanga ubwisungane mu kwivuza bwo burakomeza kugenda buzamuka ariko kandi ukanasanga umuntu afite urubyaro cyangwa se afite umuryango mugari w'abantu yishyura mituweli biraza kwa by'ukuri bigaragazwa ko aya mafaranga kwishyura biza kuba byagorana cyane bitewe nuko benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko kuvana amafaranga ku 3,000 akaba yagezwa ku 20,000 cyangwa se ku 8,000 5,000 bitewe n'ikiciro urimo mu by'ukuri benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko ari amafaranga menshi cyane no kuyabona biza kuba byagorana cyane mu gihe kandi leta y'u Rwanda ifatikanyije na RBC bakomeje kugenda bashishikariza by'umwihariko umuturarwanda wese aho ava kagira wishyura mituweli bamubwira ko mu by'ukuri agomba kuba yakitonda bitewe nuko hari abari kwifashisha by'umwihariko iyi gahunda y'ubuvuzi cyangwa se iyi gahunda y'uko leta y'u Rwanda yazamuye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza bakayikoresha by'umwihariko basikaminga cyangwa se biba amwe mu mafaranga y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda bakoresheje telefone. Abangaba turaza kubita abajura ugasanga mu by'ukuri umuntu afashe telefone araguhamagaye akubwiye ngo mu by'ukuri wishyure amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mbere kugira ngo ugabanyirizwe iyi gahunda cyangwa se igihe cyose uzabona mu by'ukuri umuntu ukubwira gutya uzahite ubyanga bitewe nuko bikomeza kugenda bigaragazwa na leta y'u Rwanda ko hari abajura by'umwihariko urubyiruko bakomeza kugenda bakoresha telefone bakabeshya by'umwihariko abaturage bakababwira ko ngo bagiye kugabanyirizwa amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza hakoreshejwe nimero ugahamagarwa n'abatekamutwe igihe cyose mu by'ukuri ubonye nimero uguhamagara ikubwira ko ugomba kwishyura kuri telefone byange mu by'ukuri gahunda yo kwishyura kuri telefone by'umwihariko kuri gahunda za mituweli ni gahunda iba yarashyizweho na leta y'igihugu ibizwi ariko kandi mu gihe uhamagawe n'umuntu ku giti cye ukumva ni nimero isanzwe akubwira ko ugomba kuba wakishyura by'umwihariko amafaranga ya mituweli uzahite ubyanga niba ngombwa uyu muntu ushobora kuba wamushyikiriza ubutabera cyangwa se ukaba wamushyikiriza leta y'u Rwanda ubundi ikamufata ikamuha ibimukwe kuko barakomeza kugenda babeshya abaturage bakababwira ko mu by'ukuri ngo bagiye kugabanyirizwa amafaranga ugasanga mu by'ukuri umuturage niyo mvuti mituweli bagiye kuyingabanyiriza reka nishyure mbere bigishoboka ugasanga we ntabwo ari kumenya ko hari abatekamutwe bari kwifashisha iyi gahunda y'uko amafaranga yazamutse bakabikoresha mu nyungu zabo ariko kandi batitaye ku nyungu z'umuturage ariko leta y'u Rwanda irakomeza kugenda ibwira umuturage aho ava kagira igihe hari umuntu uguhamagaye akubwira ko ugomba kwishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza uyu muntu uzahite ubyanga kuko hari benshi bifashisha iyi gahunda mu by'ukuri ugasanga babikoze mu buryo bwabo kugira ngo babone amafaranga cyangwa se babeshye abaturage kugira ngo bagabanyirizwe kuri iyi gahunda y'amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Turaza kuba tubigarukaho ariko kandi ni ikintu cyakomeje kugenda kibabaza leta y'u Rwanda kubona urubyiruko hari abari gufata telefone zabo bakabeshya abaturage nyaboneka nimufatwa muzahanwa urubyiruko nimwitonde mukura amaboko mu mufuka mukore mu hard work kugira ngo mu by'ukuri mwiteze imbere kuko nimba uri gufata amafaranga y'abaturage ukayiba witwaje ko mu by'ukuri uri kubabwira ko bagiye kugabanyirizwa by'umwihariko amafaranga ya mituweli ahangaha baramutse bagufashe uzaba mu by'ukuri ushinjwa icyaha cyo kujegajega ubukungu bwa leta y'u Rwanda. Reka mbwire urubyiruko mu by'ukuri
muze kwa mwakwitonda kubera ko ibintu mukomeza kugenda mukora mukabeshya abaturage mubabwira ko mugiye kuba mwabagabanyiriza by'umwihariko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Iyi gahunda ntabwo ari nziza. Nyaboneka rubyiruko bana b'u Rwanda nimwitonde mukorere mu by'ukuri mukora amaboko mufuka muze kuba mwashakira iterambere ingo zanyu, mushakira iterambere by'umwihariko ubuzima bwanyu ndetse n'igihugu cyanyu cy'u Rwanda mutagisize. Kubera ko uza kuba wafatwa uri kuba wakiba umunyarwanda by'umwihariko ubinyujije muri gahunda yo kumwishyuza amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza uzahanwa by'intangarugero. Ibi bintu ndabivuze sinongera no kuba nanabigarukaho, ariko kandi nanabwira abaturage mube menge mube maso kuko hari abajura by'umwihariko bakomeza kugenda bifashisha telefone igendanwa bakaguhamagara bakakubwira ko ugiye kugabanyirizwa amafaranga runaka kuri mituweli. Nawe mu by'ukuri wakumva bimeze gutya, ukumva ufite umuryango w'abantu benshi mituweli bitewe nuko yazamuye igahenda, ugahita ugendera muri uyu mujyo nawe ukahita wishyura utabanje kwa mu by'ukuri wakora ubushishozi n'igenzura. Iki kintu abaturage nkunda, abaturage b'igihugu cy'u Rwanda dukunda, mu by'ukuri nimwirinde kuba mwakumva hari ubahamagara ababwira ko mugomba kuba mwakishyura amafaranga by'umwihariko ya mituweli, dore ko ari ibintu byose bikomeza kugenda bikorwa umunsi ku munsi. Impamvu bankomeza kugenda nsindagira iki kintu ni ukugira ngo abaturage bamunkurikiye muri benshi, umuntu uzaguhamagara akubwira ko ugiye kwishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza uzamwangire, kuko hari site zemejwe na leta y'u Rwanda zigomba kuba zajyanwaho ayo mafaranga. Ariyo mpamvu nkomeza kugira nkubwira ngo niba wageze hano kuri Rwanda yesterday hita ukanda subscribe ufunga no kuri nzogera kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro bya yesterday 250, kubera ko mu by'ukuri dukomeza kugenda tukugezaho ibiganiro byatuma wiprodisha ibiganiro byatuma mu by'ukuri umenya amakuru aho ageze. Niyo mpamvu buri muturage wese agomba kuba yakora subscribe kuri yesterday 250 kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru yacu dukomeza kugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ndagira ngo muraza kunyemera dore kuri aya makuru yakomeje kugenda atangazwa na RBC ku byakomeje kugenda bigaragazwa ku bwisungane mu kwivuza. Turaza kuba twibanda kuri mituweli ku biciro byayo, ndetse turaza kuba tunareba abaturage icyo bakomeza kugenda basaba leta y'u Rwanda kuba yabagabanyiriza by'umwihariko amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe kandi turi buze kuba tureba ese leta y'u Rwanda nk'uko byakomeje kugenda bisabwa by'umwihariko n'abaturage bakomeza kugenda bagaragaza ko bakomeza kugenda bazamurwa mu byiciro, ariko kandi ugasanga amafaranga binjiza ntabwo abemerera kuba muri ibyo byiciro bakomeza kugenda bashyirwamo. Byose turaza kuba tubireba, ariko kandi turaza no kuba dusozereza ku kintu gikomeza kugenda kivuga ku bujura n'ubusambo bukomeza kugenda bukorerwa abaturage bari kwibwa amafaranga ku bwisungane mu kwivuza by'umwihariko bakagenda mu mujyo kuko amafaranga yazamutse bakabeshywa n'ibisambo bibabwira ko bigiye kubagabanyiriza amafaranga. Ibi kandi aho bibona hose ushobora kubyanga cyangwa se ukabateza leta y'u Rwanda cyangwa se polisi ibishinzwe. Turaza kuba tuganira by'umwihariko ku myanzuro yakomeje kugenda ifatwa neza kwizamuka ry'amanota. Nesa irakomeza kugenda igaragaza ko by'umwihariko abagiye gukorera diplome bagomba kuba bakitonda, ndetse kandi n'abagiye kuba bakora ibizami bagiye kuba bava mu mwaka w'amashuri wa gatatu yisumbuye ndetse no mu gatandatu amashuri abanza. Aba bana bagomba kuba by'umwihariko bashyiraho imbaraga n'izindi ngamba zikomeye cyane zo kuba bakiga, kuko nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa na Nesa irakomeza kugenda ivuga ko umwana utazabona amanota 50 uyu azajya asibizwa, ndetse kandi gahunda irakomeje yo gukomeza kugenda amanota azamuka, ari n'igihe ashobora kuzagezwa kuri 70 uyu mwana utazabona 70 akajya n'ubundi asibizwa. Kuko nimba ari ikintu leta y'u Rwanda irashaka abana bafite ubwe, irashaka abana nyine bazi gukora mu by'ukuri amashuri yabo bakayiga neza, babana bari hard work, babana mu by'ukuri bazi kuba bafata ikaramu bakiga bakaba bazi icyabazanye. Turashaka u Rwanda mu by'ukuri ruzagire abana bafite IQ iri hejuru, babana bafite ubumenyi buhambaye. Wa mwana nyine ushobora kurangiza kwiga avuga ururimi rw'icyongereza, wa mwana ushobora kurangiza avuga ururimi rw'igifaransa. Nimba ari ikintu gikomeje kugena kiraza inshinga leta y'u Rwanda, abarimu bari kurangiza ugasanga mu by'ukuri umwana arangije mu gatandatu segonderi ahawe diplome, ariko uyu mwana nta nubwo ashobora kuba yakifata avuga iminota 5-10 ari kuvuga ururimi rw'amahanga by'umwihariko icyongereza, wagera ku gifaransa ho ni mu gicuku. Ibi kandi birakomeza kugenda bituma wa muntu nimba yarangije mu by'ukuri araza kujya muri societe, nubwo yagiye muri societe afite diplome araza guhabwa akazi, ariko nahabwa akazi nta bumenyi ari buze kuba yahereza abantu by'ukuri agiye kuba yakorera ubukangura mbaga. Ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane gikomeza kugenda kigaragazwa. Ariyo mpamvu leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ishyiraho gahunda zikakaye cyane zo kuba bazamura amanota kugira ngo abana bige bashyizeho umwete ku
kugira ngo wa mwana ajye asoza amashuri ye afite IQ iri hejuru cyane. Leta y'u Rwanda ifatikanyije na neza irakomeza kugenda isaba abanyeshuri kwiga neza, kubera ko leta irababwira uti nta mwana wemereye kuvanwa ku ishuri w'u Rwanda. Umwana wese w'igihugu cy'u Rwanda hava akagira agomba kuba yakiga impulsa 100% mu by'ukuri akaba yahabwa ubumenyi. Nta numwe uzitwaza ngo nabuze minerivare. Niba wanabuze minerivare, sura akagari utuyemo, umudugudu utuyemo, bagufashe mu by'ukuri kuba wakiga nk'uko leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ishyiraho iyi gahunda yose. Nibikomeza kugenda bigaragazwa nabyo turaza kuba tubiganiraho neza. Reka mu by'ukuri mbahereze ikaze nababwira ngo nyaboneka ni mu bwa mbere bisanze kuri Yesterday 250 kanda subscribe ubundi ufunge no kuri nzogera kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro bya Yesterday 250. Reka mu by'ukuri turebere hamwe amakuru yakomeje kugenda atangazwa nguhereze ikaze. Biramutse bidukunde turaza no kuba tuganira ku nsengero cyangwa se mu by'ukuri kwifungwa n'ifungurwa ry'insengero kubikomeza kugenda bigaragazwa n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Bamwe na bamwe bakomeza kugenda basaba leta y'u Rwanda kuba yabakomorera insengero zabo. Umwanya tuwufite turaza kuba nabyo tubirebaho, turebe ese leta y'u Rwanda irateganya iki cyangwa se irateganyiriza iki abaturage kwifunga n'ifungurwa ku nsengero zabo zakomeje kugenda zifungwa kugeza kuri aka kanya. Benshi bakomeza kugenda banasaba nyakubahwa perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda kuba yabakomorera insengero zabo kuri aka kanya. Nabyo turaza kuba tubiganiraho umwanya nuza kuba udukundira. Ndagira ngo ni gahunda n'ingamba nshya zakomeje kugenda zifatwa na leta y'u Rwanda ku bwisungane mu kwivuza, ndetse kandi bikomeza kugera byumvikana ko byari ngombwa kugira ngo amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza azamuke cyangwa se mu by'ukuri aze kuba yakongerwa. Ariko kandi nubwo leta y'u Rwanda afashe umwanzuro n'ingamba yo kuba mu by'ukuri bazamura ubwisungane mu kwivuza cyangwa se inyishyu y'ubwisungane mu kwivuza, abaturage bo ntabwo bigeze babyakira neza. Barakomeza kugenda bagaragaza ko aya mafaranga yashyizwe na leta y'u Rwanda ari menshi. Nk'uko byakomeje kugenda biteganwa na leta y'u Rwanda, hateganyijwe ko umuturage mu cyiciro by'umwihariko cya mbere agomba kuzajya yishyurirwa amafaranga ibihumbi bigera kuri 4 byose akabyishyurwa na leta y'u Rwanda, nta n'igiceri cye cy'icumi aje kuba yashyiraho. Ku byakomeje kugenda bigaragazwa, umuturage uri mu cyiciro cya kabiri byumvikanye ko azajya yishyura ibihumbi 3 nk'ibyo bisanzwe, ariko kandi leta y'u Rwanda ikamushyiriraho amafaranga agera ku 1000 nk'inyunganizi ku ruhare rw'igihugu cy'u Rwanda, ku ruhare by'umwihariko u Rwanda rukunda umuturage mu cyiciro cya kabiri agashyirirwa na leta y'u Rwanda amafaranga 1000 akishyura ibihumbi bigera kuri 3 gusa nk'ibyo bisanzwe. Mu cyiciro cya gatatu kandi byakomeje kugenda bigaragazwa ko uyu muturage agomba kuzajya yishyura inoti y'ibihumbi 5 byose kabyishyura nta ruhare rwa leta rugaragajwe, bitewe nuko uyu muturage afite amikoro cyangwa se na gahunda z'imirimo ye akomeza kugenda akora. Amafaranga yinjiza amwemera kuba yakishyurira ibihumbi bigera kuri 5 wenyine. Mu gihe kandi byakomeje kugenda bigaragazwa ko mu cyiciro cya kane uyu muturage agomba kuzajya yishyura agera ku bihumbi bigera ku 8, ariko kandi akabyishyura nta ruhare cyangwa se inyunganizi leta y'u Rwanda igaragajwe. Mu gihe kandi leta y'u Rwanda ikora ubushakashatsi cyangwa se ikora igenzura igasanga umuturage mu cyiciro cya kane amafaranga yinjiza mu by'ukuri amwemera kuba yakishyura by'umwihariko ku ruhare rwe akishyurira ibihumbi bigera ku 8 nta ruhare rwa leta ruje kuba rugaragazwa. Mu gihe kandi mu cyiciro cya gatanu ariho hakomeje kugenda haba impagarara, ari naho bya bisambo bikomeje kugenda byiba abaturage, bikomeje kugenda byurira bibwira abaturage tubagabanyirize muze kwa mwakishyura amafaranga ari hasi. Mu cyiciro cya gatanu umuturage agomba kuzajya yishyura inoti y'ibihumbi 20 ifunze nta ruhare cyangwa se inyunganizi ya leta y'u Rwanda ije kuba igaragazwa. Leta y'u Rwanda ibi byose yabikoze cyangwa se yakoze igenzura igasanga uyu muturage amafaranga n'imirimo akora n'amafaranga yinjiza ku kwezi biramwemerera kwa by'ukuri yakishyura inoti y'ibihumbi 20 kuri buri muntu mu rugo. Ariko kandi nibavuga ngo umuturage mu cyiciro cya gatanu aragishyira ibihumbi 20, abaturage benshi hari amakosa mukomeza kugenda mukora, hari erere mukomeza kugenda mukorera muri ibi bintu. Nyaboneka abaturage b'igihugu cy'u Rwanda ni mukangure ubwenge. Ntabwo kwa mu by'ukuri leta y'u Rwanda yavuze ati umuturage mu cyiciro cya gatanu aragishyira 20, bisobanuye ngo mwese niyo mugomba kuzajya mwishyura. Ntimugafatira ibintu hejuru guys, ntimugafatira ibintu hejuru, kuko ikintu kibica cyane gikomeza kugenda gituma mu by'ukuri ari nacyo RBC ikomeza kugenda igaruka bibagira ikora ubukangurambaga. Nimba leta y'u Rwanda yavuze iti umuturage agomba kuzajya yishyura 20 by'umwihariko umuturage mu cyiciro cya gatanu, ntabwo mu by'ukuri ari abaturage bose bafashwe. Bidakwiye ko ari n'abaturage bazajya bishyurirwa ibihumbi bigera kuri 4 byose ntibatanga igiceri cy'icumi ku mafaranga cyangwa se ku ruhare rwabo.
bitakwiye ko ari umuturage uzajya wishyura 3,000 nk'ibyo bisanzwe, ndetse leta y'u Rwanda ikarenga kuri ibyo byose ikamushyira amafaranga 1,000 cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero mu by'ukuri abaturage mujye mwitonda, mugende gake gake, kuko hari impamvu leta y'u Rwanda iba yakoze ibi bintu. Hari impamvu biba byakozwe kugira ngo mu by'ukuri muhabwe ubuvuzi bwuzuye, muhabwe by'umwihariko gahunda za medical center zifite mu by'ukuri ubwishingizi bwuzuye cyangwa se zifite ireme rifashe. Ariyo mpamvu leta y'u Rwanda ikomeza kugenda igaragaza uti ushobora gusanga umuturage mu cyiciro cya gatatu cyangwa se umuntu washyizwe mu cyiciro cya gatanu ari wa muntu ufite ibikorwa by'indashyikirwa, ari wa muntu ufite ni wa muntu ufite inganda, ni wa muntu mu by'ukuri ufite uruganda ruhura umuceri, ni wa muntu ufite inganda zisekura amafu, ni wa muntu ufite imodoka za tripartite mu muhanda, ni wa muntu ufite amakamyo yo kurana mu muhanda, ni wa muntu mu by'ukuri nyine ufite ugasanga nawe uririrwa mu by'ukuri uhiga ibyo kurya nabyo wabibuze, uri kwishyira muri abo bakire. Ntabwo leta y'u Rwanda ari uko yabigenje. Ibyo ngibyo mu cyiciro cya gatatu niba abantu baba ministre, niba abantu nyine bafite amafaranga donc wambaye cyane. We rero icyo ugomba gukora ntabwo wakishyira aho ngaho ari wowe mu by'ukuri mu mujyi wa Nyabugogo ugenda uzunguza gataro no kubona 3,000 bikugora, nyine nta net off cyangwa se mu by'ukuri nta mushahara wo ku kwezi ufite uhembwa. Aha ngaha ntukajye wishyiramo. Ari mpamvu iki kintu nkomeza kugenda nanagitindaho cyane. Impamvu rero mu by'ukuri ibi bintu mugomba kuba mwabyitondera. Nimba uzi ko nta kazi ugira, ukamubyukuri uzi ko nta hepfo no haruguru ukura, ukishyira mu baturage bazajya bishyura 20,000, ubwo uri kwishyiramo gute koko? Aba ni babandi bafite inganda, ni babandi bafite za rukura, ni babandi bafite tripa, babandi bafite. Ubwo rero mu by'ukuri wowe ntabwo ugomba kuba wakishyiramo iri kosa mukomeza kugenda murigwamo. Ntabwo bikuyeho ko hari abandi baturage bari mu cyiciro cya mbere, abangaba bazajya bishyurirwa na leta y'u Rwanda 4,000 kandi ni benshi pe. Bagomba kuzajya bishyurirwa na leta y'u Rwanda 4,000 bigera kuri 4, byose bakabyishyura nta n'igiceri cy'icumi cyabo kigaragajwe. Abo mu cyiciro cya kabiri kandi leta y'u Rwanda ikavuga uti bagomba kuzajya bishyurirwa amafaranga 1,000 bakishyura 3,000. Niba abandi rero mu by'ukuri rata abo mu cyiciro cya kabiri bari gukomeza kugenda bavuga bagasakuza cyane, ugasanga nyine ibintu bavuga ntabwo abizi. Mu cyiciro cya kabiri uraza gusanga hafi y'abaturarwanda benshi bari mu cyiciro cya kabiri, hafi y'abaturarwanda benshi bari mu cyiciro cya. Nawe ushobora kuri kubyumva aka kanya ndaza kukugeraho kuri wowe ukomeza kugenda ugaragaza uti mu by'ukuri njyewe nashyizwe mu cyiciro cya gatatu, nashyizwe mu cyiciro cya kane, nakagombye kujya mu cyiciro cya kabiri cyangwa icya mbere. Ibi ngibi ni ikibazo cyeze gikomeza kugenda kigaragazwa n'abaturage bakomeza kugenda bavuga uti hari aho turi gushyirwa mu byiciro mu by'ukuri tutagakombye kuba dushyiraho, n'amafaranga twinjiza nta naho ava, ugasanga turakomeza kugenda dushyirwa mu byiciro mu by'ukuri by'abaherwe. Ibi nabyo leta y'u Rwanda ize kuba ibyigaho, kuko hari abaturage usanga barashyizwe muri gahunda mu byiciro by'umwihariko cya gatatu, icyiciro cya kane, ariko kandi ugasanga uyu muturage mu by'ukuri nta hantu afite akura, nta hepfo no haruguru, nyine nta hantu na hato mu by'ukuri aza kuba yakura amafaranga verimatongo. Ndasaba ababishinzwe minide muze kwa mu by'ukuri mudufasha, ndetse na RBC muze kwa mu by'ukuri mukorana n'inzego zibishinzwe, baze kwa mu by'ukuri barenganura aba baturage bakomeza kugenda bashyirwa mu byiciro batagagombye kuba bashyirwamo. Ariko kandi abaturage mureke gusakuza mutanazi ese ngo biravaye bikajya he. Abangaba mu by'ukuri muraza kuba mubigezwa n'izindi gahunda zose zikomeza kugenda zigaragazwa. Reka tujye kubijura cyangwa se ibisambo bikomeje kugenda by'iyo abaturage b'igihugu cy'u Rwanda byitwaje ko amafaranga yarazamuye ya mituweli, ariko bakagenda biba abaturage. Banyarwandakazi, abari n'abategarugori b'igihugu cy'u Rwanda, mugomba gufungura ubwenge bwanyu mugakanguka, kuko hari abajura bakomeje kugenda bitwaza gahunda ya serivisi y'ubwisungane mu kwivuza yagiye izamuka, bakaguhamagara bakakubwira ko ugiye kugabanyirizwa amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, nawe ukahita ugendera muri uwo mujyi, kubera ko mu by'ukuri amafaranga ni menshi, ariko leta y'u Rwanda ibonye ko biri ngombwa ko yagabanwa ashobora kugabanwa, ariko kandi ubuvuzi bugiye kujya butangwa nabwo ni bwinshi. Ibi kandi mu by'ukuri ntibyakomeje kugenda bivugwa. Abaturage nimwitondere abajura bakomeza kugenda bamagara kuri telefone igendanwa. Mu gihe kandi ugize iki kibazo ushobora kuba wakifashisha polisi, ushobora kuba mu by'ukuri wabigeza ku nzego zibishinzwe kugira ngo bakurikiranwe aba bantu bakomeza kugenda bajujubya bakanatubatubanga by'umwihariko umutekano w'igihugu cy'u Rwanda.
ariko kandi aho muri namwe mutwumva nimba uri gukora iki kintu mu by'ukuri ukiba abaturage wifashishije serivisi, reka nkubwire ngo nta hantu bizakugeza n'ubundi bazagufata bagufunge. Reka amanyanga ukore amaboko mu mufuka, ukoresha umutwe, ukoresha imbaraga, bintu byinshi. Leta y'u Rwanda dushyiraho gahunda nyinshi zo kuba twakora imirimo irahari, nimukore muve mu busambo n'ubujiji. Ibi bintu nimubireke kuko ntabwo ari byiza, ntabwo bibereye umwana waruzwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo muraza kwa munyemera tugaruke kuri Nesa yakomeje kugenda itangaza. Nesa yakomeje kugenda yihanangiriza abana n'ababyeyi, abarezi by'umwihariko n'abaderegiteri. Mwese muraza kwa mwisanga muri sije, ariko by'umwihariko abana mugiye kuba mukora ikizamini cyo mu mwaka w'amashuri wa gatatu yisumbuye, mu wa gatandatu primary, mu wa gatandatu secondary. Ariko abangaba by'umwihariko bagiye kuba bafata diplome, nibo bakomeje kugenda bagendwa cyane. Leta y'u Rwanda ikabarebesha cyangwa se ikabahangaho ijisho cyane, kubera ko mwe mugiye kwa murangiza, mujye muri societe muhabwe diplome, ubundi mujye kwa by'ukuri mwatanga namwe ubumenyi kuri bagenzi banyu cyangwa se kuri barumuna banyu. Nkibaza uti watanga iki udafite mu mutwe wawe? Ibi rero tugiye kuba tubirebaho cyangwa se tugiye kuba tubiganira muri Chrome imeze gutya. Nesi kagira uti umwana utazabona amanota 50 uri gukora mu wa gatatu secondary, mu gatandatu primary, mu gatandatu secondary, uyu mwana azajya ahita akora repetition cyangwa se azajya ahita asubirishwamo muri wa mwaka yigagamo. Ni ikintu kibabaje cyane kubona umubyeyi wawe yarakwishyuye minerivare y'umwaka wose n'ukuntu ubona amafaranga yabuze, wakubitaho n'ubwisungane mu kwivuza bwahenze. Bana nimubera ababyeyi banyu imfura, namwe mureke kubasebya. Ni wige umenye ko icyakujyanye ari ukwiga, uve muri utugesogeso dukomeza kugenda dukorwa n'abana, by'umwihariko abana babiga baba bafite by'umwihariko udukundi cyangwa se peer pressure, ibikundi bakomeza kugenda bagendera, mugasanga ibintu ntabwo ari byiza. Wa mwana bibabaza umubyeyi wawe akubye, kubera ko burya umubyeyi nimba yihandagaje akifata akakwishyura amafaranga umwaka ugashira, ukaza kumwitura gusibywa, ni ikintu kibabaza umubyeyi. Nimba ari ikintu cyababaza ababyeyi nuko ubona usibura, biranababaje cyane. Ariko rero mu by'ukuri Nesa yo ntabwo iri buze gutorera cyangwa se ize kuba yareba agahinda n'amarira uri buze kuba wagira, dore hasigaye iminsi 11, 12 cyangwa se 11 gusa kugira ngo mukore nationality. Ahangaha iyi minsi isigaye ni mugende, biracyashoboka. Iminsi bira 10 ishobora kuba mu by'ukuri yabyazwa umusaruro kuruta umwaka. Rero ni mugende mwige n'ubundi mukore repetition cyangwa se musubiremo kugira ngo ubundi muzabone diplome nzima, namwe mugiye kuba mwakomeza muva mu cyiciro kimwe mujya mu kindi, muze kuba mu by'ukuri mwabona amanota meza abereye umwana w'igihugu cy'u Rwanda. Kuko Leta y'u Rwanda irakomeza kugenda igaragaza uti turashaka kugira abana bafite IQ mind iri hejuru cyane, bari hard work, bakora cyane. Iyo uvuze hard work cyangwa se mbashatse kuvuga ngo bari hard work, nuko nyine babivuga muri British English nk'umuntu wize neza, ariko ubwo bari hard work bagomba kuba mu by'ukuri bakora cyane kugira ngo Leta y'u Rwanda nabo ize kuba ibakuraho umusaruro ukomeye cyane. Nkayo gukora ko byakomeje kugenda bigaragazwa, byose ni amakuru abakomeza kugenda atangazwa. Ariko kandi abaturage benshi barakomeza kugenda basaba Leta y'u Rwanda kuba yabakomorera insengero zabo, mu gihe kandi Leta y'u Rwanda nayo ikomeza kugenda ibwira abaturage gukomorerwa insengero ntibyanze, ariko harangwa akavuyo gakomeza kugenda gakorwa na bamwe mu baturage bifashisha insengero zabo, ariko kandi bakagenda bakiba twaturi tw'abaturage, cyangwa se ugasanga hari abantu bakoresha abandi urugomo, bakababwira ngo mujye gusenga cyangwa se mudukurikire, ariko kandi bigakoreshwa nk'urugomo, ntibajye gushaka ibyabatunga. Ugasanga barahera mu gusenga gusa batazi n'ibyo basengera. Ugasanga abaturage namwe nimujijuke mu by'ukuri, ugasanga uri kujya gusenga rimwe na rimwe n'ibyo usenga ntabwo bizi, rimwe mugakurikira ibintu muri rimwe mutazi, kandi ntimunamenye ko abadayimoni barahagurutse. Hari insengero z'abadayimoni zabyutse, nawe ukagendera muri uwo mujyo, ukagenda ukurikira ibyo utazi, ugasenga n'ibyo utazi, n'uwakubaza icyo uri gusengera ukakibura. Ubwo rero mu by'ukuri abaturage nimugire ubwenge. Ari nacyo Perezida Paul Kagame akomeza kugenda yibanda cyane, akavuga uti uwakubaza icyo usenga ukakibura. Ugasanga nyine benshi bakomeza kugenda bakora amakosa muri ibintu. Niyo mpamvu Leta y'u Rwanda ikomeza kugenda isaba abaturarwanda kuba bakanguka cyane.